ijambo ryitwa intego ya gatanu cyangwa se misiyo ya gatanu shitani afite ku itorero azayitegera mu yaburiye muri izi enye tuvuze zibanza. Niyo ntego izabera mu kirere, wenda nzabisesengura ejo nje. Ubundi itorero nirikurwa mu isi, urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abatesalonike ibice 10:16 yaravuze ngo kuko umwami ubwe azaza aranguruye ijwi rirenga. Ijwi rirenga rya Yesu rizahamagara abantu basinziririye muri we, abandi ntibazamwumva. Kuko mu muntu harimo amajwi atatu, irizaguhamagara n'iryo mwabanaga. Nta mwanya mfite ngo mbisobanure, ariko abantu benshi bazahamagarwa n'isi, mubabeshyere ko ari Imana ibahamagaye. Abandi bahamagarwe n'umubiri, mubabeshyere ko bahamagawe n'Imana. Abandi bahamagarwe na shitani, mugire ngo ni Imana ariko nta Mana ibahamagaye. Hanyuma ngo abo bazahura n'abandi bazaba bakiriho ariko bari maso, bazahamagarwa n'impanda y'Imana. Igihombo cyangwa se misiyo ya gatanu shitani afite ku bapantekote izabera mu kirere, aho itorero rizajyanwa mbere yo gusanganira Imana rihure na Yesu. Mu cyo Bibiliya yita urubanza rubanje ariko rugahera mu nzu y'Imana. Biboneka muri Daniyeli mu bice 7. Rizamara ibihe n'igihe n'igice cy'igihe mu kirere. Ibihe n'imyaka 2 mu mvugo ya Bibiliya, igihe n'umwaka umwe, igice cy'igihe n'amezi 6, byose hamwe bikaba imyaka 3 n'igice. Abera bazamara mu kirere Yesu ari gukora operasiyo zigera muri enye. Reka mvuge iya mbere, izindi 3 nzazivuga ejo. Iya mbere yitwa gupima imirimo twakoreye mu isi. Iyi mirimo azayipimira mu ngingo 3 ngiye kuvuga nihuta. Ingingo ya mbere ni imirimo abantu bose bakoze nta rukundo bayikoranye. Ingingo ya kabiri ni imirimo abantu bakoze bashaka kuyereka abandi, ku buryo abantu bajya kugaburira nk'imfubyi bakajyana na views na YouTube channel ngo abantu barebe. Ibyo byose bizashya. Ingingo ya gatatu ni imirimo abantu bakoze bagononwa. Ibyo byose bizashya, niho abantu bazahombera kandi bari bacitse Satani batarimbutse. Reka dusenga Imana. Hombeka amaso yawe. Tugiye gusenga Imana. Ubundi mu bintu nabonye byoroheje ariko binagoye, kurimbuka n'ubuntu ariko kandi no gukizwa n'ubundi. Kujya mu ijuru ni intego imwe cyangwa se ni ikintu kimwe, cyitwa kwizeza umutima, warangiza ugahamisha kwizera, gutsindwa ukabwira umwami ngo nge ntacyo nshoboye. Ukurikije ibintu bivuze uzahana Imana ituye mu mutima wawe. Ubu ngubu twavuze ibirangaza, ntitwigeze tuvuga n'ibyaha. Tuvuze ibyaha abantu benshi cyane basanga barabusanyije n'ubugingo. Biri mu matsinda 5, hari ibyitwa inyongobezabugingo, hari ibyitwa ibigambirirano, hari ibyitwa ibizira, imigayo n'amakosa. Ukurikije uko ubaye, niba wumva utabanye neza n'Imana, hagurukira ku maguru yawe abiri tugusabira Imana imbabazi. Ariko ufite isoni abyihorere, mbona Imana iha ubugingo umuntu bwemera, nta nubwo yabuze abibuha. Ndasoje. Umuntu uvuga ati nge ndumva Yesu abaha umugisha. Ubundi kujya mu ijuru ni ugukuramo imibare. Nayo utangiye gushyiramo analize, ugatangira kubyibazaho, ugatangira kwibaza utuntu twinshi. Umuntu wese muri iri teraniro arizi. Ibyo uba murabizi, aho wirirwa urahazi. Kandi reka mbabwire ijambo rikomeye. Hari igihe umuntu arangara, shitani afite gahunda 3 Yesu yazivuze mu bice 10. Yaravuze ngo umujura ikimugenza ni ukwiba, no kwica, no kurimbura. Kwiba ntashobora kukwiba ibyo utagira. Iyo yamenye ko yakwibye byakunze, agutega gahunda ya kabiri yitwa kukwica, kandi yica ubugingo mbere y'umubiri, ku rwego umuntu asigarana iniforume ya korari, mikoro yo kubwiriza, umunwa wo kubwiriza, cyane ko shitani arabizi ko nk'uko umuntu utagira n'isano na nyirawo, niko n'ubugingo butagira n'isano n'impano. Ugasigarana impano ariko ubugingo yarabwishe, akazakurindiriza icya gatatu cyitwa kukurimbura, kuguhuza n'urupfu rw'umubiri n'ubugingo yarabwishe kera, ariho umuntu apfa bavuga ngo ararimbutse. Hanyuma Imana ikuzaniye amahirwe muri iri teraniro, ariko niba uyashaka. Ndasoje. Umuntu wumva atabanye neza n'Imana, kandi ibingibi bisobanuye iki? Niba uko wari umeze ugikizwa atari kukimeza uyu munsi, birasobanuye ngo nawe warariganijwe. Ndasoje. Umuntu ushaka ko tumusengera haguruke yiyongere kuraba. Kandi ntuhaguruke mu kigare. Nabonye n'ubundi kujya mu ijuru nta kigare kibamo. Yesu yarabyemeje aravuga ngo umugore n'umugabo bazaba bari ku buriri, umwe azagenda undi asigare. Umuntu wese rero wumva ko adatunganiye Imana muri aba bahagurutse, arabihamisha kuzamura ikiganza cy'iburyo, bisobanuye ukuri ko mu mutima kw'ibyo wiyiziho.
ni ukuzamura ikiganza cy'iburyo. Kandi nabonye abantu barimbuka ubugingo buziye ubuntu mu iteraniro. Nasoje aratamwe mwahagurutse muze mupfukame hano tubasengere. Ni ikimenyetso cyo kubwira Imana ngo yewe mvuye mu kajagari n'ikigare ngenda kwitabye ndiyizi. Ubu abantu barantangaza. Nabonye mu bintu bya mbere binyigisha n'urupfu rubamo. Uzi ko umubyeyi aba afite umwana akamupfana mu nda bakamumukuramo, buri wese bakamushyira he? Ibyo bikwereka ko no kujya mu ijuru ari ikinege. Nimwihute rata nubwo muri benshi Imana ifite ubugingo bubahagije. Iyo umutima uremerewe n'ibyaha wakoze, hari isoko imwe y'amaraso iwoza ukera de. Ayo maraso n'aya Yesu, cya kiganza nacyo ni cye. Wa mutima w'imbabazi nyinshi nawo nuwa Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga. Amaraso ya Yesu ayo ntazigera ashira. Umushumba agiye kubasengera, namara gusenga turasengera muri rusange nk'iterane. Muzamure ibiganza hejuru dusenge Imana. Mwatsinzwe n'ijambo ry'Imana, ariko Imana irahari kugira ngo ibababarire. Mana ishobora byose, turagushimiye yuko uri muri iri teraniro. Ijambo ryawe rigize umumaro ukomeye cyane. Bene data n'abashiki bacu batsinzwe n'ijambo ryawe, tubatuyeho imbabazi zawe. Uhereye none reka babe ibyaremwe bishya, bandike mu gitabo cy'ubugingo. Amaraso ya Yesu abagaragareho, ibyabaneshaga ubashoboze kubinesha. Imbaraga z'Umwuka Wera zibabeho, bajye bumva ijwi ryawe uko bukeye n'uko bwije. Ubarinde gusubira mu byaha. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen.